Vine uwa umubyinnyi w'amachallenge menshi hano kuri TikTok no kuzindi mbuga nkoranyambaga yakoswe ngumi na Jojo Breeze, nawe ni umubyinnyi usanzwe uzwi hano ku mbuga nkoranyambaga barasizwe ari n'abasheri. Ibi byose byabaye ubwo uno Divine yafataga amafaranga ya Jojo Breeze atangiye kuba yayabyiniramo we n'inshuti ze batangiye kuyanywamo amayoga ahenze. Nyubwo rero no Jojo Breeze yamazaga kuba yabimenya mu kubisa ingumi, isura arayangiza. Divine ajya kwahukanira kwa Nyangiso. Ibi byatangiye gutero byagenze gute kuyanga ibi byose bize kuba byagera ahangaha, kuko Divine ni umukunzi wa Jojo Breeze ni mu bisanzwe, ariko kugira ngo bazi ko bajya kuri rwo gushwana kuri urwego bitume no Divine yahukana byatangiye gute byagenze gute. Reka nzi byose tubyinjiremo. Ibi byose byatangiye mu minsi ishize Divine atarajya hanze muri Togo ngo ajye kuba yakora izandi ndirimbo twagiye tubona na amachallenge, twagiye tubona Divine ari kumwe n'abantu babirabura cyane bo muri Togo babyinnyi baho korana amachallenge, twagiye tumubona ku mazi ari kugenda byina ndi challenge menshi. Ni mbere yuko tuza kumubona ari kuvugana n'umunyamakuru bari kuvugana ubuzima bwe bumeze hariya muri Togo. Byatangiye rero mbere yuko fata indege ngo yambuke bwari mu rukerera, ubwo umukobwa yabwiraga no Jojo Breeze aramubwira ati rero sheri wanjye nabonye akazi ngiye kuba najya kubyina ahantu hanze, nabonye kiraka. Jojo Breeze ababisamira hejuru bitewe nuko ngo yari afite ubukene bukabije cyane, bagiye kuba basora mu nzu, yari yibirengo n'amafaranga kuba yakishyura inzu, bagiye no kuba babasora. Ariko ngo usibye no kuba bari babuze amafaranga yo kwishyura inzu, ngo ikibazo cyari gihari gikomeye cyane nuko kurya byari bikomeye cyane, ngo rwari ruri gukinga batatu. Uno mukobwa rero ngo ni Divine yabwiye no Jojo Breeze amubwira ati rero mugabo wanjye murabizi abantu bakundana biyi minsi sinzi ibintu by'ingeso mbi basigaye baradukanye byo kuba ngo nimba bakundana ngo bajye kubana. Ndakeka mukomeje kujya mubibona mu rubyiruko ibintu ngibyo bijyanye no kuba ngo bajya kuba babana mu nzu. Rero no Jojo Breeze na Divine bamaze igihe babana mu nzu, ngo baza ko bahora n'ibibazo by'ubukene bukomeye kugeza no rwego kugeza no ku rwego rwo kwishyura inzu byari ibintu bikomeye cyane. Divine rero aza kubwira uno mugabo ngo ngiye kubyina, ariko uno mugabo ngo Jojo Breeze ananirwa kuba yabyakira bitewe nuko ngo yari azi ko bari bujyane. Divine amubwira ati rero hari ahantu bashaka umukobwa gusa ngiye na wundi muntu twajyana, ariko ngo Jojo Breeze akaba afite amakuru y'uko uno mukobwa ngo agiye kuba yakora amafaranga menshi agera kuba yabihumbi 2 by'amadolari. No Jojo Breeze aravuga ati ubwo yanze ko tujyana reka mbe natera undi mubare wa kabiri kugira ngo noneho nze ko nabona kuri aya mafaranga. Aravuga ati ntari bigenda mugore nkunda cyangwa se mukobwa nkunda, ariko akaba ari mu mutima ari kuba yavuga ati nanamuka agarutse ndaza kuba nafata ku mafaranga ari buzane mbase kuba nakishyura inzu, ikibazo kize gukemuka. Nk'umugabo wese avuga ati reka mureka agende. Nyuma yuko agiye rero atangira kuba twabona ari amachallenge. Uno Divine bwo yaze kuba yakora ikiganiro n'umunyamakuru ari kumubaza ese Divine ubuzima bwaho ngo muri Togo bumeze gute, urabona abantu baho bari kwitwara gute. Divine nibwo yabivuze yishimye, ubona ko ari umuntu wishimiye urugendo yari yagiyemo rwo gutembera cyangwa se rwo gukorera amafaranga, ubona ko yishimiye ibyo bintu. Ari kuvuga ati ngo abagabo bo mu kabari bari kuba banyishimira kuri rwo bari kuba bamenagura amafaranga bakanyishimira. Divine akomeza bivuga ubona ko yishimiye ibyo bintu byose biri kugenda bimubaho. Bamwe bakavuga ati n'uburaya ashobora kuba yagiyemo n'ibiki byose. Ni nyuma yuko hari hasohotse kano ka video kanze nkakumvishe kukuntu yari ari kuvugana n'umukobwa mugenzi we, bari kuvugana ngo ku buryo ngo kubasheri babo bo hanze y'ibihugu bishoboka ko ngo n'umukobwa no kuba yaragiye muri Togo nawe ashobora kuba yari yasanze undi mugabo ari wanamutigita ibintu by'amatike. Ayo makuru yo nago ndayabona asesenguye neza, ariko ninza kuyabona ndaza kuba nayabahambirimo kabisa mbirimo. No kuvuga ngo nyuma yuko rero ano video wacicikanye uno witwa ngo ni Jojo Breeze nawe yaje kuba yagana n'itangazamakuru bari kumubaza ese ko twabonye mu video y'umusheri wawe cyangwa se umugore wawe ari kugenda acicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, binagaragara ko yishimiye urugendo yagiyemo, yuko yishimiye n'abagabo bakomeje kugenda ngo bamumera amafaranga ari kugenda ajya mu night club n'ibindi bintu byinshi, ko twabonye byishimiye wowe urabyakira gute. Jojo Breeze nawe mugenda kenshi cyangwa se mu kuba yakidefanda yakomeje kugenda avuga ko ngo akunze kuba mu kijyanye na long term love cyangwa se n'urukundo rwo mu gihe kuba akunda umuntu ari ahantu kure cyane, ngo ngabifitemo uburambe cyane ku buryo ngo nta kibazo arabifitemo. Ariko ikihishe nyuma y'ibyo ngibyo ngo nuko nawe yari yatangiye kuba yakimanga n'umukobwa bitewe n'ukuntu yamwitwayeho mbere yuko agenda. Ibyo byose biraba uno mutipe akomeza kuba ngo yakitwara neza, ngo yakigira gentleman ngo mu rukundo rwabo ngo yari anafitemo experience. Ibyo ntago timubyinjiremo cyane, ariko n'umukobwa yageze yaje kugera igihe aragaruka. Ubwo agaruka amaze gukora amafaranga yabo. Rero mu kugaruka nibwo muri iyo minsi mwibiri umukobwa ataramara igihe kinini hano muri Kigali, nibwo Jojo Breeze asagira anniversaire. Mwarayibonye Jojo Breeze ngo yavutse, mwayibonye bicicikana ku muganye bagana mu minsi ngaho ishize. Uno Jojo Breeze amaze kuba yagira anniversaire, nibwo uno mukobwa baje ngo kuba akabari kaje kuba katumira Jojo Breeze karamubwira ati none wowe anniversaire yawe uzaze uyifetere hano muri kano kabari, numara kwifeteramo hano tuzahita dukora iki, tuzaguhemba amafaranga kubera kurumva bizakurura abantu n'ibiki byose. Wowe uzaze ukorera anniversaire hano, uko abantu bazaza banko kenshi tuzaguha kuri pourcentage niko tuzaguhemba. Nuko Jojo Breeze bipanga kuba yakora iki, yaza kuba yafetera anniversaire muri ako kabari. Yari kumwe n'abasitari we akora ku magenge n'abandi bantu bose n'inshuti ze zose,
barimo ba Nyakso, barimo ba Era n'abandi bose, Era nk'umugore wa Nyakso n'abandi bose nari buze kuba nakirwa mvuga ahangaha. Arabatumira, amaze kubatumira bajya muri ako kabari batangira kuba banywa amayoga. N'uyu ngo ni Divine nawe yari yaje muri kano kabari, urumva bwo nawe ubwo Jojo Breeze we mu kuba yabatumiye bose yari kuba yanatera imibare avuga ati noneho Divine ndaza kuba nashaka kuntu mwaka ku mafaranga, icyo gihe yari ataramwaka ku mafaranga ngo bishyure ku nzu n'umwe yagifite ikibazo cy'inzu. Jojo Breeze ari kuvuga ati dufaranga ndiwe nakuramo muri kano kabari ndaza kuba nadufata twose itengera nwishyura inzu, nimara kutwishyura inzu mbe nyize ikibazo cy'inzu wenda nze kuba nashakisha amafaranga noneho y'imibereho ku ruhande nitonze. Mu gihe akiri gutera iyo mibare rero nibwo na Divine yaje kuba yakibiyungaho muri ako kabari no muri anniversaire, numva na nk'umukunzi we nubwo ngo batari bameranye neza ntabwo yagombaga kuba yahabura. Muri uko kuba bari muri ako kabari rero Divine atangira kuba yatumiza amayoga menshi ahenze, Heineken, Hennessy n'ibindi biyoga byinshi bihenze byatari, ku buryo batangiye kuba bavuga ati noneho wa mukobwa azanye amafaranga kabisa avuye gucukura ikirombe hariya muri Togo. Umukobwa atangiye kuba yagura amayoga menshi akajya avuga ati muzane n'indi cupa, bakarisoma bagatangira kurinywa baritera amashoti n'ibiki byose banyakina bande abatangira kuba urabiza abasore n'urubyiruko rw'iki gihe bigeze ku kintu cyo kunywa cyangwa se no kuvumba inzoga batinye n'iki cyose murabizi batafatiye ya mbere batangira kuba banywa ayo mayoga cyane, batangira kuba bayanywa ku rwego rwo hejuru. Divine rero akomeza kuzana amayoga, sinzi kuntu rero uno mutipe ikirori cyarangiye, uno mutipe ngo ni Jojo Breeze, ikirori cyararangiye, kimaze kurangira biza kuba ngombwa ko ajya kwishyuza. Agiye kwa secretary wako kabarera kimubaza ngo bimeze bite ni vibe. Mbere ko tukomeza kumutse kwa subscribe mutarayikora kandi murakoze umuntu w'agaciro cyane kabisa, ese mutako subscribe kuri vibe amakuru yakuraye tubwire no kuvuga ngo uno Jojo Breeze abagiye gukora iki, abagiye kwishyuza nk'umuntu wakoze akazi kandi yari yabonye ko abantu bari kugenda banywa amayoga, no hanyuma mu mutima akavuga ati ubwo Divine ari kwishyura ari kugura amayoga menshi anahenze, bakaba bari buze kumemba kuri pourcentage, ndaza kuba nakwinjiza amafaranga menshi, ndaza kuba nabona pourcentage nini nyitenye nkora iki njya kwishyura inzu, ikibazo nyirokoke bitewe nuko habashije kuba hanywebwa ibintu byinshi. Agiye kwishyuza rero cyatangaje nuko yasanze mu mafaranga yari yakoreye yose hasigayemo amafaranga 5, amafaranga ataribona mucyure kandi yari yanasinze ku rwego ibintu byageze ku rwego rukomeye cyane, ku buryo uno Jojo Breeze byaramubabaje. Arabaza se amafaranga yangiye yagiye, aravuga ati inzoga zose mwanyweye ura Divine yari yatumije ati yari ari gutumiza amafaranga yawe uri gukorera. Kugenda kenshi umutipe barisararanza zunguza umutwe, abakubise ikintu cya kimuri impande cy'ikivaze arakimena, ariko ahita asohoka hanze ababwiye Divine ati ngwino nkubwira. Akimugeza hanze n'umujinya mwinshi arareba aravuga ati nta kintu nakora n'umukobwa dore nta n'ikintu kiza nyifuriza, bamukubise ingumi y'ijisho, isura arayihindanya bikomeye cyane. Amaze kuba yayihindanya agiye kuba yakongera kuba yamufata, no Divine arahamagara atabaje umuntu wa mbere uhagize ni Nyakso na Era inyuma ye. Uno Nyakso kihagera Divine avuga ati dutabare n'ibiki byose, no akomeza ashaka kuba yakataka, ariko mukobwa ngo akomeze kumukubita, ariko baratabara baza kuba bakitambika hagati. Baramubaza se bigenze gute, Divine arasobanura ati nagize nk'amafaranga yose uno mutipe yari ari gukora ngo Jojo Breeze niyo twanyweragamo amayoga. Ibintu byababaje abantu benshi rero, Jojo Breeze akubita agatuki ku kandi abarasohotsa barita uno mukobwa rero abirebye ibintu ukuntu bimeze, abonye ibintu akoreye Jojo Breeze nk'umuntu wari wavuze ati reka nkorera amafaranga ngende kuba nakwishyurira inzu, nimara kwishyurira inzu ibibazo bikemuka, ahubwo umukobwa akaba yaramuteje n'amusuze mu kibazo neza. Hari ukuntu uvuga ati none ahandi hantu nakorera amafaranga, ahangaha reka nze bariho nera imibare nikundiraza kuba nabikora. Akaba ari aho yari yifitiye icyizere ari guteganya amarero cyangwa se ari guteganya igisubizo cy'ukuntu ari buze ko yakishyura inzu. N'umukobwa abona ko amuhemukiye cyane, uno mukobwa aravuga ati noneho muze kuba mwakora iki, mwancumbikira kuko sinataha muri rugo. Murabizi ko nitangira nk'urabagiye ko uno Jojo Breeze n'undi asanzwe abana n'uyu wase n'uyu ngo ni Divine ngo murabizi ku mbaga nyambaga niko yita, ariko ni ukuvuga ngo baje kuba bagenda bajya kwa Nyakso kugira ngo Nyakso amucumbikire. Nyakso yabonye ko nta kundi byagenda, no mukobwa n'ahandi hantu ari butahe ajya gucumbika kwa Nyakso ku mugore we na Era. Murabizi umugore wa Nyakso ko Era n'ibindi bintu byinshi ntabwo ibyo tubize kuba twabyinjiramo. Hanyuma no mukobwa rero yanze kuba yajya kurega no mugabo we cyangwa se no musheri we, uko n'ubundi ni ibintu ko bigaragara amakosa nayo y'umukobwa, ariko ibintu byaho bikomeje kugenda bigarukaho cyane hano ku mbaga nyabaga, bikamenya bakomeje kugenda babyibaza bakavuga ati uno mukobwa byanga byakuna ntago ari buze kuba yakongera kubana n'ura muhungu, kuko ibintu yamukoreye ni ibintu bikomeye cyane, ibintu byamubabaje. Ati umukobwa ubona bagiye kuba bakurukana no munza agakorera ikintu gikomeye nka kiriya, ni ibintu bibi cyane. Namwe ndashaka ko uza kuba wanshaka comment wa munsi kugira ngo
video umbwira ikintu bivugaho. Ese umukobwa we aramutse akoze ibintu nk'ibi ngibi mwabanaga waruzi ngo n'umugore wawe cyangwa waruzi ngo n'umukobwa ngo mukunda nawe w'umugore friend wawe ngo mushobora kuba mwapanga imishinga iri imbere mukaba mwakubaka urugo mugateganya hazaza cyangwa se muri guteganya no gukorana za mariage n'ibiki byose. Nawe iramutse bikubayeho se wowe wabigenza ute? Ese ibintu yakoze byari byo? Ese uno ngo ni Jojo Breezy ibintu yakoreye uno mukobwa byo nibyo? Nshaka muze gushaka comment y'ukuntu mubyumva. Reka tuze guhura mu yindi video y'amakuru abakomeje kwinacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni vibe.